ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Danieli 11:3-2 abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyera. Abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora ibyo gutwara. Amen. Umva nkubwire mwene data, uyu munsi umenye ihame ryo kumenya Imana. Ngo iyo umenya Imana urakomera, ngo iyo umaze gukomera ntibirangirira aho gusa, ngo aho gutangira gukora ibyo gutwara. Reka nkubwire, abantu bazi Imana yabo ntabwo bagwa mu bibazo. Abantu bazi Imana yabo bakomera ku munsi mubi. Abantu bazi Imana yabo ntibacogora. Abantu bazi Imana yabo bazi kwihangana. Abantu bazi Imana yabo bazi kuba abantu utabasabye imbabazi. Abantu bazi Imana yabo bazi kumvira amahoro mu kibazo. Kubera iki bazi Imana? Danieli bamujugunye mu rwobo rw'intare kubwo kumenya Imana ye. Shadraka, Meshake na Abedinego bahamije Imana mu kibaya cya Dura, babajugunya mu itanura ry'umuriro. Umuriro wanga kubotsa. Kubera iki? Bari bazi Imana. Abantu bazi Imana yabo bazakomera mu bihe bibi, bazakomera ku munsi mubi, bazakomera mu byago. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iki ni igihe cyo gukora iby'ubutwari. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.